turabashimiye cyane ko mukomeza kudukurikira kandi turabasuhuje aho muherereye hose mu Rwanda cyangwa hanze yarwo. Imana ibahe umugisha. Turi hano rero kugira ngo tuganire ku cyumweru kirangiye cyahariwe ivugabutumwa muri Harvest Bible Fellowship Rwanda Mahoko, ariko giteguwe na korali Chemchem. Cyatangiye ku itariki 23 rero, aho ku itariki 24 twari dufite igikorwa cy'umuganda cyo gufasha mu kubaka urusengero rwa Harvest Nyakiriba. Hagiye abantu batandukanye, abaririmbyi ba korali Chemchem, abakristo ndetse na buri muntu wese wumvaga ashaka gutanga ubufasha. Byari ibintu byiza, abaririmbyi bagiye bishimye bakabikorana umunezero, kandi nk'uko mubizi kuri Harvest intego nkuru yacu nuko dusoza inshingano nkuru, ariko tukabikora mu mwuka w'itegeko risumba ayandi, kandi itegeko risumba ayandi ni urukundo. Muri icyo gikorwa cya Chemchem Week ubwitabire bwari bwinshi cyane, aho abakristo baritabiye korali Chemchem, aho twari turimo dukora igikorwa cyo gushyira amabuye mu rusengero kugira ngo tuhapane neza. Ubwo rero umuganda wagiye neza kandi ku rwego rwiza, kandi uburyo buhesheje Imana icyubahiro. N'ubundi ibikorwa bya Chemchem Week byarakomeje tariki 25, tariki 26, by'umwihariko ku tariki 27, aho twari dufite igikorwa cyiza cyo gusura abarwayi kwa muganga ku bitaro bya Gisenyi. Ubwo twasuraga hari abarwayi baba bari kwa muganga ariko badafite kirwaza, badafite uburyo ndetse n'ubushobozi bwo kugira ngo babone ibyabatunga cyangwa se n'ibyababeshaho muri rusange. Abo rero twabateguye ibikoresho bigiye bitandukanye, ibikoresho by'amasuku, ibyo kurya n'ibindi bishobora kubafasha kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza. Icyo gikorwa cyari cyiza kandi rwose twasize abantu bagezweho n'ibyo bikoresho n'ubwo bufasha. Bashimye Imana kubera ko yakoresheje abantu bayo, kandi buri muntu rwose wagize uruhare muri icyo gikorwa Imana imuha umugisha cyane. Muzi ijambo rivuga ngo nari ndwaye muransura, nari ndi mu nzu y'imbohe, ngo tuzabaza ngo ni ryari byabaye. Kristo azasubiza ko mu gihe twabikoreraga bamwe muri twebwe ari Kristo twabikoreraga. Rero dubereyeho guhesha Imana icyubahiro, kandi kuri uwo munsi hakozwe nanone igikorwa cyiza cyo gutanga mituweli cyangwa gutangira mituweli abantu badafite ubushobozi bwo kwitangira, kugira ngo n'ubundi uko umuntu ashobora kurwara cyangwa n'abarwaye babone uko bivuza mu buryo buboroheye. Murumva rero cyari igikorwa cyiza, kandi hari n'abantu bagiye bakora icyo gikorwa kandi bari kure, abatanze amafaranga, bakoresheje ubushobozi bwabo mu buryo butandukanye. Imana ibahe umugisha cyane rwose, umuhate wanyu ntago ari ubusa ku Mwami. Tariki 28 ibikorwa by'ivugabutumwa n'ubundi byarakomeje. Tariki 29 byari ku cyumweru, aho twagize amateraniro mu gitondo. Nyuma ya saa sita twari dufite igitaramo cyo gushima Imana, tuyishimira ibyo yakoze n'ibyo yadukoresheje muri twebwe. Byari byiza, twari turi kumwe n'abaririmbyi batandukanye, ari My Choir, Chemchem Choir, ndetse twari kumwe na korali y'abashyitsi yaturutse kuri Harvest Kabumba, aho kandi banashimiraga Imana ko bamaze umwaka itorero rya Harvest Kabumba rihesha Imana icyubahiro. Byari byiza cyane. Twari kumwe n'umuvugabutumwa Turayisaba, aho yatwibukije urukundo rutangaje Imana yadukunze ikadukunda nta kigendeweho, nta reka mbivuge mu ndimi z'amahanga, nta kondisiyo ishyizeho. Atwibutsa yuko Imana yonyine ari ifite ubushobozi bwo gukora ibyo bintu. Naho abantu b'umuntu ashobora kugukunda ariko akakubwira ngo nzaba inshuti yawe nibigenda gutya, nzagukunda mu gihe byagenze gutya. Murabizi na Bibiliya yarabivuze, umubyeyi ashobora kwihakana umwana yabyaye, ariko Kristo wacu, Imana yacu, ibyo ngibyo ntago yabikora. Twari twishimye, kandi icyo cyumweru cyangiye uwo munsi, aho twasoresheje igikorwa cyo gukusanya ubushobozi bwo kugura ibyuma bya muzika byiyongera kuri bisanzwe mu rusengero. Byari byiza, aho buri muntu wese yagiye atanga ubushobozi uko abufite, kugira ngo dufatanyirize hamwe tubikore ku bw'icyubahiro cy'Imana. Icyo cyumweru rero cyarangiye uwo munsi ku mugaragaro, ariko ntago bisobanuye ko ivugabutumwa rirangiye muri Harvest, ivugabutumwa rirangiye muri Chemchem, ivugabutumwa rirangiye hariho hose, ahubwo turakomeje kubera yuko murabizi intego nkuru yacu nuko duhesha Imana icyubahiro dusohoza
inshingano nkuru, kandi inshingano nkuru ni ukugenda tukava aho turi tukabwira abantu ineza ya Kristo, tukababwira ibyo Uwiteka yadukoreye. Murakoze cyane, turabashimiye mwebwe mukomeza kudukurikira no kudukurikirana umunsi ku munsi. Ntibibagiwe gukora subscribe, share na comment. Turabakunda. Imana ibahe umugisha, murakunze.